Hey people, welcome to our YouTube channel. Make sure you subscribe, you like, you comment, blah, 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 blah. Let's get it. Uyu munsi ndi mu gahinda, ntago ndi mu gahinda, ntago nishimye, ntago nje kubabwira part 4 ya love story yanjye. Ndabizi mwarayikunze rwose, you showed me love about it, and narabikunze the way you just responded, the way you reacted. I liked it, and njye nkunda gusharinga my experience. To be honest, umuntu nzi neza rwose arabizi. I'm not a private person, nuko nkomeze kandi abikunda. Nababwiye ko kera nkiga muri segonderi najyaga mvuga filme, abantu bakambwira ngo nzi kuvuga filme neza, maybe nibi bya I don't know. So ikintu rero kinza nje kubagisha inama, ndi mu kibazo nanjye ubwanjye ntazi uburyo, niba ari ikibazo, niba ari ntago mbizi. So nanone be related na love story nababwiye and my boyfriend and everything. Sendahera he. So nukuvuga nahereye part 1. Ubundi first of all nagiye kubabwira love story yanjye, uburyo nahuye na boyfriend wanjye hano muri Poland. Ntabwo icyo cyemezo ari nyine wari wagifasha. Urumva ni love story y'abantu babiri. Iyo ugiye rero kuyishyira hanze, niba ko nabivuga, kuyisharinga n'abandi bantu publicly, ntabwo icyo cyemezo njye ntabwo nagifashe ndi njyenyine. I just told him, namubwiye ati mfite YouTube channel, I just want to share my story about how we met. And then he was like, it's okay, nta kibazo, nta kintu bintwaye pe, as long as nyine ari ibintu bitagira ikibazo nyine kuri wowe, cause njye nta kibazo bintwaye. I was like nta kibazo, I would like to share it. And then I started part 1, part 2, part 3. You liked it, narabikunze uburyo mwabikunze, but so nukuvuga nkuko nababwiye, icyo cyemezo cyafashwe n'abantu babiri, njyewe na boyfriend wanjye. Twabyumvikanyeho before yuko nza kutangira part 1 and everything. And then this time yisubiriye, as in ntagashaka nkomeza part 4 and everything, because ninkomeza bizagera right now uyu munsi turi, kandi I don't know, ntago ari ready ibyo ngibyo. Ikindi mbona abantu benshi mukomeza kumbaza nzamubereke. To be honest, ntago icyo cyemezo nagifata ndi jyenyine. Agomba kubyemera, and then akaba yajya akaba yajya outside, like mukamumenya, akajya nyine public, like akagenda nyine bakaba bamenya ngo ni, because ntago nigeze, nta muntu ukireka best wanjye yo mamuzi azina family. Abandi bose nta muntu umuzi, kandi ni ku mahitamo yanjye nayiwe. It's just that the right time nzikizagera mukamubona. But right now ntago nababeshye, ntago nabeshye ngo ejo nzamubereka kandi ntazamubereka, but nziko igihe nikigera nzamubereka. So ngarutse rero kuri icyo ngicyo cyo ya story part zikurikira, hajemo akabazo, ntago nshobora gukora ikosa ryo gufata icyemezo ndi jyenyine kandi turi babiri. Tugomba kwanza tukabiganiraho, tukabyumvikanaho, and then tukemeza icyo gukora. But now, right now, sinzi ikintu cyo gukora, sinzi noneho uburyo ndi bumurezone kugira ngo dukomeze na part 4. Because ubungubu nibwo nagakwiye kuba ngiye gukora part 4 nkayibahereza, but nabanje ndavuga reka mbagishe inama, mumbwire nyine ntago ari kumpa, ntago ari nyine ari kuvuga ngo bizagenda bigere like kure, kandi binabe ngombwa ko nawe aba involved and everything, kandi ntago ari ready. We ari kuvuga ntago ari ready y'ibyo bintu. I was like, yeah, ntago naguforcinga, I understand you, and nyine I try to be empathy, like nishyira mwanya w'umuntu, niba adashaka ikintu, I understand. And nimuze kubigira
drama cyane ngo hehe ngo kuba naravuze story yanjye ngo izanye ibibazo muri relationship. Nta kibazo na kimwe gihari, it's just that kuganira bituma umenya what's going on. Like twe turaganira cyane, so communication is the key, right? So nanjye rero ndi kubakominikaho ngo mumenye what's going on, as in wagwan. Ndabona kamorare kagarutse. So rero hari ikintu kindi nashaka kubasharinga. Njye ntago boyfriend wanjye ari umunyarwanda. Hari n'ukuntu mwumvikana mu rurimi rw'ikinyarwanda cyane, like ukaba wamubwira ati ariko ni icyo utari kumva, like tubikore gutya, njye ndumva byenda gutya, okay ibyawe, like nyine ikinyarwanda kiroroha mu gukominika mwembi muri abanyarwanda, muri aba kavukire. This time rero English iranjabuka. Ntago nakijabuka azin ku buryo ntabasha gukominika n'umuntu muri case yari yose, but this time nyine bro hari experience umuntu agenda nyine agira, and then ikagenda ikwigisha ibintu byinshi. Ntago nahise ko nibi bishoboka. Azingiye numvaga okay, ndabizi ko hari abantu badakunda ubuzima bakunda ubuzima buri private, ariko nawe ntago akunda ubuzima buri private rwose, akoresha nawe social media rwose nta kibazo, ariko arimo aravuga I'm not ready for this, like nibigenda bikagera kuri this. I was like take your time, ntago nshaka kurushinga, nta rush iri muri ibi bintu, as in it was something that I started kandi twabyumvikanye, ntago nabikoze njyenyine, so it's okay, take your time, nta kibazo rwose. Gusa uko mbibona ntago part 4 izatinda kubagera, cause nimubona naye bahaye muzamenye icyo igisubizo cyabonetse, as in ntago nkeneye igisubizo, nkeneye igihe, as in maybe am I ready. Ntago bizatinda, I know him, ntago bizatinda. And then man, ninjye umutima ujya urya, like wende nyine iyo naramuranye abantu muri mu rukundo right now, like mufite abantu mukundana nabo byanyabyo pana bya bintu bya fake. Njye nawe ndi kuvuga ibintu byo ku pretendinga cyangwa se byo kuri kumwe n'umuntu just kuko muri kumwe, nta kindi kintu. Hari mu rukundo hagati yanyu kabisa rwanyarwo, ntago ujye wumva ikintu cyo kurya mu mutima, like nyine cy'urukundo. No nyine yes, umva uziko njye numva neza ntazi, as in ahubwo maybe nijye nibaho, je sais pas. Oh my god, igifaransa cyaranze neza. So mumbwire nyine sinzi kuba oh my god, nyine simbizi, najya mbibariza ku kara gaciyemo. So rero urumva boyfriend wanjye yambwiye nyine, ubundi icyo kintu yakimbwiye like hashize 2 days, yeah, ndumva hashize 2 days. Ndavuga okay, nari supposed kuba part 4. Now I was like okay, now sinzi ikintu nzaza mbabwira, ariko I just nkunda communication, nkunda communica. So I was like, you are my fans or you were my friends, now I take you as my friend. So I'm like ngomba kubabwira what's going on, and then mutazabona namaze igihe kinini, and then muvuge ntago njye ndi punctuel, siko babigara punctuel. Niba nasezeranye ikintu mu bushobozi, nako murabizi ukuntu nteye, sinkunda ibintu bitinda. Niba mfite ubushobozi bwo kuba part 4, and then right now naiba, ariko kubera ko nkominitse ko bidakunda right now, I think muraza kunyumva. Yes, so nkuko nabibabwiye rero nuko nguko. Ikindi experience maje kugaininga hano, as in kugira mu boyfriend w'umunyamahanga ni nyinshi, ntago zibarika. Oh my god, ntago zibarika.
hari conversation ngiye najyaga ngira ngo ntago wagirana n'umuntu like n'umu boyfriend wawe, but abanyamahanga muba mugomba gukominika buri kantu, azin buri kantu na buri nkuru muba mugomba kubikominika, bisa nibuka buri kantu na buri nguni muba mugomba kubikominika. So rero nagiye ngaininga ama experiences menshi ku buryo uyu munsi ariko hagenda hazamo n'utuntu utamenya, azin utubogamizi mbarika no mvugara ya utubogamizi abantu baba bajudginga like kubera wenda uruhuse rudasa, kandi ngiye rwose mana yanjye niba hari ikintu gituma numva ntazi ukuntu numva mfasha abantu niyo nyine bavuga ngo uriya asa gutya azin uruhu. I don't really understand. Same nayo kurande rwiwe nuko ngo iyo experience naragize, indi experience nagize niyo guhura n'ababyeyi hakiri kare, azin nyine ababyeyi b'umuhungu bakaba bakuzi wajya mwarabaye inshuti kandi muri nyine mutarageza relationship yanyu kuri abavandimwe famiye hehe bagupresent ndapfe no ibintu bigeze kure kandi nta nubwo muramarana igihe kinini, azin hano nabonye ari ibintu bitaho cyane. Niba hazaba Christmas you have to be there, gifts, oh my god, ngo aribyo byane bajya bakora. Hari iminsi mikuru hano bafeta mu by'ukuri ukumva biranakure nyine imvi bikomeye ifite agaciro, kandi uba ugomba kujya azin uba invited iwabo w'umuhungu ahubwo bakakubaza impamvu utazana n'iwanyu ngo mwese mu celebratingane hamwe, ugahita uvuga ati nyagasani iwacu se imana yanjye nyine ugiye ukumva birakurenga ati turashaza none ndahera, azin nyine ukabura uburyo widebrouille, azin kubera ko wowe iyo situation ntabwo ari iwanyu mumenyereye, azin abanyarwanda man okay nabyo birashoboka no mu Rwanda birashoboka, ariko ni hahandi njye mbibona simbizi ntago mbizi gusa mba numva iyo nyine iyo stage yakageze muri nk'abafiance se simbizi mva mwenda nyine ibintu byarako, azin mufite experience, azin mumaranye mukundana like mutagira man mumaranye like 3 months ni urugero ndi gutanga, and then ego kumana bari kubwira ngo ugomba kuba present famille yawe ari igihe uvuga ati turashize no ndahera hehe iwacu, cyangwa kukubwira turashaka kuzasura iwanyu uvuga Karuruma no turateze tugiye Karuruma mana yanjye we umva. Ariko ubwo nyine ubwo ngubu bigenze gutyo byasaba ahandi da, azin twajya Karuruma se yes umva nyine sinzi hari steps nyine umuntu aba yarishyize mu mutwe ko zigomba gukurikizwa, ariko hari ahandi hantu izo steps zitaba like ibyo bintu badakurikiza ngo tuzabanza ngo iki gihe runaka nigishira ngo tuzajya none tuzabona dukora ibi cyangwa se ngo dukore nyine nagiye mbona nyine nagize experience yuko ibyo bintu akenshi hari abatabikurikiza, azin batabikurikiza. So nyine ikindi nashaka kubiseguraho part 4 shandima ndagerageza next week nzageza ko nshoboye next week igitangira nyibahe cause hagiye gucamo weekend. I think weekend nzabasha kuresoudre gukemura ya gusolvinga iki kibazo azin ibagereho cause hanyuma umva ntabwo nshaka gukomeza mbabwira umuntu mutaranamubona, so nzamubereka sibyo, nzamubereka ko mugomba kuba patient with me cause ntabwo nakerekana umuntu nawe atabishaka, icyo cyo ntabwo kizigera kibaho kandi nanjye ntari ready yo kubikora. So don't rush me,
don't rush me. Yeah. So ikindi kintu hari ama vlog nshaka kuzajya nkora, actually biri upcoming cause ndumva bidatinze. So nizere ko rero mubyumvishije, ndabakunda cyane murabizi, and hari sinzi nawe mujya mukurikira bariya ba YouTuber b'ama couple like hari abo njya ndeba bitwa Milo na Hezo cyangwa Designed Kwan cyangwa hari abandi bitwa hari Naka and Dom. Aba bantu bose usibye Naka and Dom, umukobwa n'umwirabura, umuhungu n'umuzungu, right? Ndabareba cyane cause ndabareba. So hari n'abandi nagiye ndeba benshi, hari abatandukanye nkavuga turashize noneho. Ziriya ntuze njya nzireba, ziriya ntuze ari amavlog y'aba YouTuber ndayareba pe, ndareba. Sometimes haranyenspira, hari n'atanyenspira kubera ko umuntu araba ibintu byinshi bifitiye akamaro akaba bijya gumana. So impamvu rero mbibabwiye ni uko I think ibyo nerekane kubibabwira ntarabyumvikanaho n'umuntu cause ntabivugira hano mukazajya muhora mubinyishyuza, wenda naraje gusanga bitazakunda. Gusa in my opinion, ngiye ku giti cyanjye nguvuze iki. So so mu by'ukuri rero nabiyeswijeho, nababwiye impamvu. I hope ko muri buyumve and muri bumenye inama zanyu azin ko mubyumva. Like umuntu ntago ari ready. I think kuba atari ready ntago nzi neza cause hari impamvu nyinshi zabitera. Gusa njye iyo mbona nuko nyine umuntu ataba ari ready to azin ntago ari ready, kandi ni ibintu byumvikana azin ngenda byumva cause hari ibintu nyine hari igihe utari ready pe, umva nyine utari tayari mu kintu, and then ukavuga let me take time, maybe mbyumvishe numve ko ari ibintu nshaka gukora, and then ukora ikintu ugishaka. That's it. Rero mumbwire ukuntu mubyumva, niba namwe iyo muri gufata icyemezo n'abakunzi banyu mubanza mukabijyaho inama azin mukabyumvikanaho, ntufate decision wenyine cyangwa se ukayifata wenyine bikaza kuvamo ibindi bibazo nyuma yaho. So ni ibintu nyine muba mugomba kuganiraho, mugakominikana azin mukabiganiraho nyine, and then mugafata umwanzuro azin mukidesida and then mukabona kubishyira mu bikorwa. So nuko bihagaze. Ikindi keep subscribing, keep liking, sharing, n'ikindi gisigaye commenting. So turabakunda cyane kandi tubafite ku mutima. Mutima bahe hano ako njye mbona ngo uba ku ruhande we ntabwo mbizi neza, ariko kandi Imana ikomeze ibahe imigisha myinshi, ibandindire ciao.